Reka nongere mbahe ikaze mwe mukurikirana na media mukoze kubuganiza ni kwisoko y'inkuru rero ibaka society muri rusange. Amahoro Imana akomeze kubana namwe abatuye mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru yamba kabisa. Hanyuma by'umwihariko abantu bari hanze y'igihugu abakomeza kugenda mu Kinyarwanda, namwe mwese mukomeze kugenda mugubuganiza. Wowe tarakora subscribe wayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho nk'ako kanya. Amakuru tubafitiye muri uyu mwanya rero nuko umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ukomeje kuzama gatotsi cyane. Turaje turebe ni iki kiri gutuma uyu mubano aho kuba mwiza urushaho kuba mubi. Hanyuma andi makuru tubafitiye nuko ubu ngubu tuvugana umujyi wa Uvira ingabo za AFC M23 zamaze kusohokamo. Hanyuma turibaza se ko bamaze kuvamo kandi bari bamaze kufata bimeze gute, byagenze gute, ni bande bawurimo? Turaje tubirebe hanyuma tubabwire imvu n'imvano yaya makuru yacu ikiri gutera ibi byose. Tugarutse rero ku makuru yacu mu buryo burambuye nuko hano ingabo za AFC M23 zari zafashe uyu mujyi wa Uvira, zagiye zifata uduce tugiye dutandukanye hano mu majyepfo ya Kivu. Bafashe uduce dutandukanye turimo Uvira, Kamanyora ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Murabizi ko hari hamaze iminsi hari imirwano ikomeye, imirwano iteye ubwoba hagati y'uyu mutwe wa AFC M23 ndetse n'ingabo za leta za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri murabizi ko uyu mujyi wagiye uvugwamo saga nyinshi cyane, aho bari bacungaga uyu mujyi nyine baje kuneshwa bakawusohokamo bakagenda, ariko bivugwa ko nubwo ngo uyu mujyi bawuvuyemo batawuvuyemo kuko batsinzwe. Ayo niyo makuru tubafitiye rwose, afite gihamya yuko ngo uyu mujyi nubwo bawuvuyemo ariko batawuvuyemo kuko batsinzwe, ahubwo ngo bawusohotsemo mu buryo bwo kubahiriza amahame bakomeje kugenda bagirana hagati y'uyu mutwe wa AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko mu minsi yashize uyu mutwe uhanganye na leta cyane, bivugwa ko bafitanye ibiganiro bigiye bitandukanye mu buryo bwo kugira ngo bagarure amahoro hano muri Kongo, mu buryo kugira ngo abaturage babone umutekano ndetse ibintu bikomeze kurushaho kugenda neza. Biciye rero mu bahuza bagiye batandukanye, harimo abayobozi ba Qatar, harimo na Donald Trump perezida wa Amerika. Biciye muri abo bahuza bose mu by'ukuri mu buryo kugenda bagarura amahoro, izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari ziri muri uyu mujyi ngo zasohotse mu buryo bwo gutanga amahoro. Hanyuma rero AFC M23 nayo imaze kwigarurira aka gace, nabo byabaye ngombwa ko babitekerezaho. Umuyobozi wabo avuga ko bakwiye kusohokamo kuko ibinyamakuru bigiye bikomeye nka Al Jazeera byagiye bigaragaza byerekana ko uyu mujyi koko uyu wari wafashwe na AFC M23 ngo nabo bawusohotsemo. Imodoka z'intambara ndetse n'abasirikare bamwe bagiye batandukanye bagiye bagaragara kuri Al Jazeera n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye basohokamo rwose bagenda bava muri uyu mujyi. Hanyuma rero ikibazo gisigaye ni icy'abaturage barimo bibaza se ko uyu mujyi abantu bari bawufashe ariyo AFC M23 ko iwuvuyemo ndetse n'ingabo zari zurimo zikaba zitawurimo bizagenda gute. Ariko mu by'ukuri igisubizo cyo kugeza na n'ubu ntikiraboneka. Nta muntu n'umwe uzi aho uzacunga uyu mujyi, ariko igihari cyo nuko bakomeje gutangaza bavuga ko iyi AFC M23 uyu mutwe wari wafashe Uvira ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye bakaba bawusohotsemo, ariko bikaba bitavugwaho rumwe n'abayobozi bagiye batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya ari minisitiri waho we yatangaje ko nubwo bawuvuyemo ntaho bagiye. Aravuga ati se ko bavuga ko bawuvuyemo bagiye hehe? Hanyuma nyine bikumvikana ibinyamakuru bitandukanye byakomeje kugenda bivuga ko baba bari aho hafi cyangwa se baba bari mu mujyi, ariko ngo bakaba bambaye civile ariko n'ubundi bawurimo aribo bakomeje kugenda n'ubundi bawucunga. Ariko bikaba bitandukanye nyine n'ibyagiye bisohoka ku binyamakuru bigiye bikomeye nka Al Jazeera, kuko Al Jazeera yagiye ikomeza itangaza igaragaza amashusho agiye atandukanye aba bagabo basohoka muri uyu mujyi rwose bawuvamo. Ariko abaturage bo bakomeza kugenda batangaza bavuga bati
twebwe yaba AFC 23 yaba ubuyobozi bwa Kongo bwa RDC zaba ingabo za RDC FARDC twe nta kibazo dufite, abazaducungira umutekano bari bo bose nta kibazo dufite rwose. Ni ibintu biri kugenda byumvikana kuko bakomeje kugenda batangaza abaturage bati twebwe abo twifuza n'abaduhereza amahoro, ariko ni ibintu byakomeje gusa nkaho binezeza mu by'ukuri ku ruhande rumwe. Bigaragara ko aya masezerano ari kugenda yubahirizwa, niba uyu mujyi wari wafashwe na AFC 23 nabo bakaba bemeye kuba bawusohokamo, urabona ko ari ikintu cyiza cyane, ni ikintu kigaragaza ko amahoro uko byagenda kose ashobora kugaruka hano muri aka gace mu Uvira nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Hanyuma rero turakomeza tubashakira amakuru y'uko bihagaze hano muri aka gace, kuko tumenye niba koko izi ngabo za AFC 23 zari zafashe utu duce zaba kuko zavuyemo cyangwa se ziri hafi aho zikaba ziri gucunga umutekano, kuko bivugwa ko baba bari hafi aho ku mbibi bagiye basa nkaho bajya ku ruhande mu buryo kugira ngo bazibire icyuho cy'abantu bakinjiramo. Ariko byaba ari ibintu byiza cyane kuba umujyi bawusohokamo hanyuma bakajya ku mipaka yawo y'umujyi kugira ngo hatagira undi mwanzi wakinjira kuza guhohotera abaturage. Nabyo ntacyo byaba bitwaye kuko ni ibintu byaba ari byiza. Ku rundi ruhande numva nta kibazo kuko abaturage bo uko byagenda kose bakwiye kubungabungirwa umutekano mu buryo kugira ngo ibikorwa byabo bikomeze kandi birusheho kugenda neza. Turakomeza rero tubashakira amakuru hagati aho. Hanyuma rero andi makuru twavuzeho ni amakuru na gatotsi kari hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu by'ukuri ibi ni ibintu bimaze igihe kinini cyane. Muribuka ko u Rwanda na leta y'u Burundi ntabwo ziri kumvikana. Hanyuma rero muri imirwano imaze iminsi iba hano mu duce dutandukanye Kivu y'Amajyepfo hano muri Uvira ndetse na za Kamanyora mu bice bitandukanye, umwuka mubi wakomeje kwiyongera cyane, kuko hari murabizi ko abaturage bamwe bagiye bahungira mu Rwanda abandi bahungira mu Burundi. Mu by'ukuri umubano warushijeho kuba mubi, ni ikire gituma umubano urushaho kuba mubi cyane. Icyo turi kugenda tubona nuko uvuye mu Bujumbura uvuye mu mujyi wa Bujumbura ujya muri Uvira harimo ibirometero 20 cyangwa 25. Urumva ko ni ahantu hafi cyane, ni umujyi uri hafi ya Bujumbura mu by'ukuri, ku buryo ifatwa ry'uyu mujyi byabaye ibintu bibi cyane hano ku Burundi, kuko abaturage bakomeje gutaka cyane bavuga ati twebwe ibibazo hano ni ibibazo gusa, kuko abaturage bambukaga bagiye gushakira ubuzima hano muri za Uvira za Kamanyora mu bice bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma rero yaho uyu mutwe wa AFC 23 umaze gufatira kano gace ibintu byarahindutse cyane, kubera ko urumva ntabwo u Burundi bwabonye uko bwisanzura bwamuka bujya hakurya. Abaturage rero bakaba bari gutaka inzara cyane, bari hano muri Kongo niho twashakishaga ubuzima, niho ibintu byagendaga. Mu by'ukuri ukabona ko ni ibintu nyine bibabaje cyane. Muri iyi minsi bitangazamakuru bitandukanye byagiye bitangaza bivuga ko hari inama cyangwa se hari ibiganiro byahuje ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Burundi mu buryo bwo gushaka amahoro, kuko bitagenze neza batakomeje kubiganiraho ibintu byarushaho kuba bibi. Rero bakaba baraganiriye mu buryo bwose uyu mwuka mubi ugomba kuranduka. Hanyuma se ku mpande zombi ibi bintu babyakiriye gute? Nubwo nta kintu bigeze batangaza, ariko inama yo ikaba yarabaye. Reka tuzakomeza dukurikirana turebe niki kijya mbere. Gusa icyo twababwira nuko u Rwanda mu by'ukuri n'u Burundi ni ibihugu bimeze nk'abavandimwe, kuko abarundi ni bagenzi b'abanyarwanda, ni abantu twumvikana ku rurimi, ni abantu twenda kuvuga ururimi rumwe nka 95%. Usanga ibyo abarundi bavuga tubyumva kandi natwe ururimi rwacu bararwumva. Rero mu by'ukuri ni nk'abavandimwe mu by'ukuri. Bikaba ari ibibazo rero bikomeje kuza hagati nyine bya politike by'uko hari abasize bashatse guhirika ubutegetsi bagongera mu Rwanda, hanyuma u Rwanda bikavuga ko rukomeje gutera n'uyu mutwe inkunga urwanya Burundi ari Red Tabara. Hanyuma rero mu by'ukuri ni ibintu bisa nk'aho bikomeje kugorana, ariko twizera ko hamwe no kugenda barushaho kuganira kurushaho kugirana ibiganiro
ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Twizera ko amahoro hano azagaruka kandi twizera ko ibintu bizarushaho kugenda neza. Reka dukomeze tubashakira amakuru, tuzakomeza tugenda tureba uko ibintu bimeze. Dukomeze kugubwa neza kandi amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe.